muri ibi bihugu by'akarere ka Afrika tugiye kuba mu mwuka wa Eliya. Tugiye gukorera mu mwuka wa Eliya. Uyu mwuka wa Eliya rero urimo ibintu bikomeye cyane, ngira ngo abantu nagiye mbasobanurira ko Imana yanyise Eliya. Sinagiye mbivuga ivode ntubyibuka. Mutegereze. Bizabihenze cyane. U Rwanda n'u Burundi bigiye kubakwa ku buryo n'abanyaburayi bazaja bifuza kuhagera. Nibitaza kubyara iki kintu kimwe nkubwiye, nzaba ndi umuhanuzi w'ibinyoma, abantu bazantera amabuye. No kuvuga ngo iyo ntambara nye nuvuze irimwo gushaka kugarura bya bice nakubwiye. Hanyuma mu bice bizagaruka n'u Burundi buzafatwa. Nibidakenyura iki kintu kimwe nkubwiye, uzamenye ko ntari umuhanuzi. Tutegereze sundi kuki abarundi mukomeje kwivanga muri ira ntambara yo muri Kongo. Nukuvuga ngo nuko Uwiteka afite icyo ashaka. Nukuvuga ngo kuriya kuva mu Burundi kujya gushotora abantu bo muri Kongo. Nubango ni ikintu Imana yateguye kandi kigenda kwishene mu bwenga abantu badashobora kumenya no gusobanukirwa. Bujumbura nese yatekana gute? Ubwoba bafite ko bwabamaze kubataha mu nda. Nukuvuga ngo abarundi nabo bwabo bafite ubwoba bubarenze. N'umukuru w'igihugu nawe ubwara bufite aharaye uyu munsi si harareje. Kubera ubwoba. Ahora yimuka. Yewe data wa twese. Ahubwo se wamenya harara. Hari n'igihe biba ngombwa ko aragenda amajoro. Kubera atizeye umutekano. Ntabwo wizeye. Nushaka udana ingabo za Amerika, uzana bo kwa Putin nabo kwande, ntabwo mwatsinda. Reka ngo mufite ngo za drone ngo mufite ibikoresho bikaze. Ntabwo ingabo z'Uwiteka zinesha kubera ubwinshi bwazo. Oya, zinesha kubera imbaraga Uwiteka yazitije. Izo nizo zizarwana ni Burundi. Nizo zizarwana ni Burundi. Kudeta yo nubwo yikanga, kudeta ntacyo yatanga. Ndi kumwe na Bishop Abeli kuri kamera. Mezite mutumisha. Tumeze neza, turashima Nyagasani. Uwiteka Imana aracyaturinze nahabwa icyubahiro. Amina. Warumaze iminsi utari kuboneka. Ya nari maze iminsi ndi mu zindi gahunda, ariko byose n'ubundi ni muri gahunda zo gukorera Imana. Yego. Se ujye ugira ahantu abantu bakagutumiraho mu biterane ukajya kuvuga ubutumwa, cyangwa ni hano kuri social media gusa? Oya njya mu biterane. N'ubu nari maze iminsi ndi mu masengesho y'iminsi yamaze iminsi 2. Twari twaranayatangaje kuri channel zitandukanye. Masengesho yabaye 25 na 26 tariki 25 na 26. Ego njya ngenda rero hirya no hino mu barantumira mu biterane mu nsengero zitandukanye. Ibintu nk'ibyo. Yego. Bishop bura amahoro, banzu dusengera Imana ubundi tubone twinjiye mu kiganiro neza tuganire ibirenze. Mwami Yesu turagushimye, turaguhimbaje. Amen. Wagize neza tugarutse kuri izi channel Isezerano TV ndetse na Narada TV. Turi bazima nta gikuba cyacitse. Ibyo tubihaye agaciro kandi turabigushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uri Imana ikomeye cyane, uracyari ya Mana ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Imana yica imigambi y'incakura. Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwinshi. Imana isezerana igasohoza, Imana itabesha. Imana ituma umuntu apfa cyangwa abaho. Imana ikenesha igakenura, Imana ishira kuzima igakurayo. Imana ifite ijambo rya nyuma. Icyo uvuze kingana n'icyo ukoze. Uruwera wa Isiraheli turagushimye. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Nuhabwe icyubahiro bana natwe muri kino kiganiro. Kandi udushoboze amagambo tugiye kuvuga, amagambo arunzwe umunyu aryohera abagiye kuyumva. Kandi abagirira umumaro mu izina rya Yesu. Agire ahakura umuntu wese ugiye gukurikirana kino kiganiro, ndetse agire nahamugeza. Abantu batera intambwe mu by'umwuka ndetse no mu by'agakiza mu izina rya Yesu. Urakarama Uwiteka n'iryo zina ryawe. Nyemerera abantu b'Imana batabarwe muri iki gihe kigoye, muri iki gihe kirimo ibibazo byinshi. Mana urwanirira abantu b'Imana, urwana inkundura Kristo Yesu, urwana intambara zikomeye kandi urwanire ku marembo yose.
urwana inkundura abantu b'Imana babona ineza yawe. Urakoze kubyemeye kandi urakoze kuza kubikora. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu dusenze kandi twizeye. Amen. 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 Se Bisho. Karame. Harya n'ubu nta gahunda y'umugore se? Bihe usanga bigoye. Ntago biba byoroshye ariko gahunda zo zirahari. Ni ukuri turi kubisengera cyane. Turagushyingira vuba? Vuba cyane ahubwo muwe mushaka intwererano. Ubwo vuba ni nka ryari? Bitarenze uyu mwaka? Oya, uyu mwaka urashira ariko mu utangira. Utaha mu ntangiro zawo? Ubutaha kabisa nko mu ntangiro zawo cyangwa hagati. Ndaruhinda rwonke kabisa. Fiance arahari se? Fiance. Cyangwa uracyari kumushakisha? Fiance arahari. Tuzamubereka mu minsi iri imbere. Ubwo rero wasanga ugiye gushaka no mu diaspora. Ntabwo ndemererwa kumuvuga ahari haba muri Afrika haba muri diaspora ariko icyo nzi cyo nuko tuzamubereka mu mwaka utaha nko mu byo mu kwa kabiri no mu kwa gatatu dushobora kuzamugaragaza kuri kamera abantu bakamubona. Hanyuma mugahita mukomeza gahunda z'ubukwe? Tugahita dukomerezaho rwose. Yego. Wumva uteganya kuzakora ubukwe hehe, hano mu Rwanda cyangwa? Nteganya kuzabukorera hano mu Rwanda. Ariko mu Rwanda nimara gukora ubukwe nzahamara igihe gito nje gutura muri Amerika. Yego. Ubwo bivuze ngo n'umugore ni hatuye rero? Oya, byo ntabwo ndi bubyemeze. Ntabwo ndi bubyemeze cyane. Asanga uzagenda umusanzeyo? Wapi kandi impamvu ndi kwitonda ntari kubyihutisha. Shaka gukora ubukwe bukura agasuzuguro kuko Satani yaransuzuguye cyane. Buriya rero iyi Imana igutindije iragutegera. Nshaka ubukwe buzaba burimo indege. Burimo iki? Indege. Oya se kandi. Nzashiramo indege. Indege se cyangwa? Tuzagenda ni umukwe n'umugeni bagomba kugenda, pari na marene bagomba kugenda n'indege. Yampaye. Rwose. Kwiki? Hanyuma icya kabiri nshaka ubukwe buzaba burimo na kamera, abanyamakuru babaye bake nka 30 ku buryo nzajya mbona kamera zonyine arizo zimeze gutya. Gusa batashye ubukwe bazaba bakibashe kubutaha neza? Bazabutaha neza nta kibazo. Bya bindi by'abantu ngurumva ngo ntimwemerewe njyewe. Abanyamakuru bitegure, buri muntu wese azaba yemerewe ukoresha telefone, ukoresha kamera. Niba hari n'ibindi bikoresho byose bibaho birenze telefone cyangwa kamera babitegure. Ngiye biriya bintu byo kubuza abantu gufotora birange ntibirimo. Bafotore ubukwe bwamamare, abashira kuri Facebook bashireho, abashira kuri za Twitter bashireho, abashira ku macano bashireho, n'abaposting. Iwanje nta mupaka kuko Yesu yarishuye. Yego. Ese Bisho ubundi nujya gushaka umugore cyangwa se wenda utubwiye ko umaze no kubona fiance hari, ubundi ugendera ku kijya guhitamo uwo muzabana cyangwa wagendeye ku cyuhitamo uwo musheri wawe ufite uyu munsi? Iyo nza kugira icyo ngenderaho, mba narashatse, mba narabukoze kera. Ahubwo gutinda kwanjye nugutinda mu gusenga kugira ngo Imana impitiremo, kuko ikintu narahiye nukongera kwihitiramo ngewe. Nukongera kwihitiramo. Ubwo rero umwaka utaha rwose ntekereza ko bizagenda neza. Nose ugiye vuba ko atari wowe wihitiyemo muzabana? Oya, ntabwo ngiye nshobora kwihitiramo, kuko iyo nza kwihitiramo nari guhitamwo amafaranga, nkahitamwo ubutunzi cyangwa ngendereye ku kindi kintu. Ibyo rwose nagiye mbyanga. Hariho nabagiye bambwira ati mfite amafaranga ngana gutya, mfite ibi nibi, nkavuga ngo no, kuko amahoro ntaho ahuriye n'ubutunzi cyangwa amafaranga. Ngewe nabwiye Imana ngo Mana, ndashaka umuntu wa wundi avuye muri gahunda zawe, atazongera kuntesha umutwe, azampa amahoro nkakorera Imana uko mbyumva, nawe akayikorera uko mbyumva. Apana bya bindi birimwo guterana inkokora. Ibyo bintu rwose ni ibintu nasengeye, ni ibintu ntashaka ko bizongera kugaruka mu buzima bwanjye, kuko ingo z'iyi minsi harimo ikibazo gikomeye. Harimo ikibazo gikomeye.
wihuse wagwa mu cyobo. Ubwo rero n'imbwa yarihuse ngo ibyara ibihumye, kuba amaze igihe kingana gutya si uko ntabitekereza, si uko ntanabikeneye, ariko nabwiye Imana ngo Mana ndatuje ndategereje wowe ngwanirira, ntabwo nzongera kwirwanirira rero muri make. Murakoze. Yego. Kuki utategereje rero ngo uzabukore noneho mugeze mu Burundi bushyashya? Urabona bimaze gutinda, nawe bimaze kukurambira? Oya, ntabwo bimaze kundambira. Uburundi bushasha nshaka kubwinjiramo mfite umugore, kuko ni igihugu cy'amasezerano. Kugifata cyangwa se kucinjiramo udafite umugore, ibyo nabyo yaba ari yindi process, kwaba ari nko gusubira inyuma nk'ibirenge. Kandi ushaka guhita wigira muri Amerika? Muri Amerika nzagenda, mbo isi yabaye akadomo. Njewe mu makuru mfite ndagukiwe kandi ndemerewe mu isi yose. Nzatura hose, nzatura mu Rwanda, nzatura i Burundi, nzatura no muri Amerika. Cyane ko Amerika n'Uburayi bigiye kwimukira mu Rwanda no mu Burundi. Nukuvuga ngo iki gihugu ubundi njewe iyo tuvuga u Rwanda cyangwa Burundi ntabwo mbibara nk'ibihugu bibiri. Wapi? Kuko mu masezerano y'Imana igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi n'igice gitoya cy'u Rwanda ndetse n'igice gitoya cya Tanzania, igice gitoya cya Kongo n'igice gitoya cya Uganda n'igice gitoya cya Tanzania, byose bizagaruka ku Burundi n'u Rwanda, hanyuma byongere bibe igihugu kimwe. Oyo Rwanda Burundi, u Rwanda Uburundi ni igihugu kimwe, nakubwiye ko ntabibara nk'ibihugu bibiri. Hanyuma hariho igice Kongo yatwaye u Rwanda, hari n'igice Ubuganda bwatwaye u Rwanda, hari n'igice Tanzania yatwaye Burundi. Ibyo byose mu masezerano y'Uwiteka bizagaruka, byongere bibe igihugu kimwe. Have gose Burundi abaturanyi babakira. Bizanyura mu mahwa, binyure mu muriro, ariko bigomba kuba uko mbikubwiye. Erega amakuru tuba tuyafite Imana. Ubwo icyo gihugu cyazayoborwa nande? Icyo gihugu kirafite uzakiyobora. Nde wakiyobora bisho? Muri gahunda y'Uwiteka birahari. Tugiye kongera kuba muri ibi bihugu by'akarere ka Afrika. Tugiye kuba mu mwuka wa Eliya. Tugiye gukorera mu mwuka wa Eliya. Uyu mwuka wa Eliya rero urimo ibintu bikomeye cyane, ngira ngo abantu nagiye mbasobanurira ko Imana yanyise Eliya. Mu gihe rero cya nyuma cy'imperuka, abasoma Bibiliya neza, hazabaho umwuka wa Eliya. Uyu mwuka wa Eliya rero uzaba ujya gutegura icyo bita ububyutsi, cyangwa se ikanguro, cyangwa se revival. Ni ukuvuga ngo nta handi rero bizakorera, ni mu bihugu bitanu. Ibi bihugu bitanu rero byose bizaba bigize igicaniro cy'Uwiteka. Hanyuma hari abantu babishinzwe mu rwego rw'icyo gicaniro cy'Uwiteka. Hari abantu Imana yise abarinzi b'inkike. Nibo bantu bazaba bahagarariye icyo gicaniro cy'Uwiteka, bashinzwe gusengera icyo kintu mvuze cyitwa ububyuke. Kandi ibyo bintu bigeze kure, byaranatangiye, ariko abantu ntibarabimenya. Ibyo bihugu ni ibihe? Nabivuze ko ari Uganda, Kongo, Tanzania, Uburundi n'u Rwanda. Ni ibihugu bitanu. Ariko ntabwo ari Kongo yose, ntabwo ari Uganda bwose, ntabwo ari Tanzania yose. Ni ibyo bice byonyine? Yego. Yego. Bisho, ibintu urimo uvuga ni ibintu bikomeye. Nabangiza ubwo se nibyo myaka nka magana ngahe? Oya, nibyo ntibitinze n'ejo bundi. Ntabwo bitinze. Kuvanga u Rwanda n'u Burundi bizakora igihugu kimwe. Yego. Wongereho Kongo y'Iburasirazuba, wongereho uburengerazuba bwa Uganda, n'igice cya Tanzania. Ntabwo wemera ko Burundi n'u Rwanda n'ubundi byahoze ari igihugu kimwe? Burundi Rwanda? Ntabwo byahoze ari igihugu kimwe. Hariya rega n'ubundi ni Burundi Rwanda. Urakoze cyane. Ibyo rero n'ubundi n'abantu babikoze, ariko u Rwanda n'u Burundi cyari igihugu kimwe, kandi ni nako Imana ishaka ko byongera kumera. Kandi aho bigomba kunyura hose bice mu ntambara cyangwa bireke, n'ubundi bizagaruka bibaye igihugu kimwe. Ibi ngibi abantu bazaba bakiriho, Imana yarabarinze, bazabibona. Bigomba kurangira n'ubundi ari igihugu kimwe. Igihugu kimwe. Iyi niyo ngobyi ya Edeni, u Rwanda n'u Burundi. Yego. Niyo ngobyi ya Edeni. Niyo ngobyi ya Edeni. Abantu bazabyemerera. Niho hantu hari igicaniro cy'Uwiteka. Imana irashaka kwisubiza agaciro. Nagira nkubwire ngo Amerika n'Uburayi bigiye kwimukira gutya, bigaruke hano iwacu. Nuvuga ngo
abanyaburayi nabo n'abanyaziya n'abanyamerika nabo bazaja baza gutura hano iwacu kandi binjiye kuri visa yoroheje se ihenze kuruta iyo kuja muri Amerika izaba ihenze kuruta iwabo sinagiye mbivuga ivode ntubyibuka mutegereze bihenze cyane u Rwanda n'u Burundi bigiye kubakwa ku buryo n'abanyaburayi bazaja bifuza kuhagera yego kandi ni ukuvuga ngo nabo ubwabo barabizi ikibazo nuko wongeyemo ako kantu uko ushaka kubigira igihugu kimwe kandi iyo uvuga ko bazaba ari abaturanyi bose bagatera imbere nari kubyemera ariko ibintu byo gushaka kuvuga ngo kizaba igihugu kimwe niho tutari bwemeranye none mpindura umugambi w'Imana nje kuvuga iby'iwanjye nikuriye mu mutwe navuga ibyanjye nikuriye mu mutwe bikazasohozwa nande ku iterambere ryo dutangiye kuribona wenda i Burundi niho bitaratangira naho biraje ntabwo bizasigana n'u Rwanda n'ibyo bice byose nkubwiye Kongo Tanzania Uganda ntabwo bizasigana wapi ikibazo ko ibi bice rero ibi bice birimo intambara iyi Kongo y'Iburasirazuba harimo intambara ntabwo tuzi ngo izarangira ryari dore ko n'abarundi mwayivanzemo yego Tanzania naho uyu munsi imyigaragambyo ntago wabibonye nagira nkubwire ngo byose bigiye guhurira kuri iki kintu mvuze reka nkubwire ikintu kimwe iyo ntambara uvuze iri mu burasirazuba hariya bwa Kongo izakora no kuri Tanzania ikore no kuri Kongo no kuri Uganda urumva n'u Burundi budasigaye nibitaza kubyara iki kintu kimwe nkubwiye nzaba ndi umuhanuzi w'ibinyoma abantu bazantera amabuye no kuvuga ngo iyo ntambara nyene uvuze irimwo gushaka kugarura bya bice nakubwiye hanyuma mu bice bizagaruka n'u Burundi buzafatwa nibidakenyura iki kintu kimwe nkubwiye uzamenye ko ntari umuhanuzi yego okay reka dutegereze sundi kuki abarundi mukomeje kwivanga muri iriya ntambara yo muri Kongo no kuvuga ngo byose bimwe bakubwira ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni nubwo wabibabuza nese hari uko batagize ngo uburundi babuze kwivanga muri iriya ntambara yo muri Kongo kuki batabyemera nuko Uwiteka afite icyo ashaka no kuvuga ngo kuriya kuva mu Burundi kujya gushotora abantu bo muri Kongo birimwo kubyara ko hari ahantu Kongo bari kugwanira muri Kongo ni hamara gufatwa bahita bajya kwihora wa muginya w'abarundi hehe mu Burundi birangira n'u Burundi bugize ute bufashwe wabyumvise nuwango ni kintu Imana yateguye kandi kigenda abantu kwishene mu bwenge abantu badashobora kumenya no gusobanukirwa kiretse uwabihawe nkanje yes Burası ubona uvira izapfa gufatwa vubara yewe data wa twese izafatwa duriya rugamba naho haza abavuye hehe nubwo ibihugu byose n'Uburayi na Amerika bishake bijeho biza bigwanira hariya bizarangira ifashwa duriya rugamba ntabwo bazarutsinda ubwo uvira nifatwa Bujumbura izaba itekanye Bujumbura nese yatekana gute ubwoba bafite ko bwabamaze kubataha mu nda no kuvuga ngo abarundi nabo bwabo bafite ubwoba bubarenze n'umukuru w'igihugu nawe ubwara bufite aharaye uyu munsi si harareje kubera ubwoba ahora yimuka yewe data wa twese ahubwo se wamenya harara hari n'igihe biba ngombwa ko araragenda amajoro kubera atizeye umutekano ntabwo wizeye ubwoba ni bwinshi nubwo bihagazeho nabo barabizi ko batarwanya M23 ngo bayishobore M23 ubundi ni intumwa y'Imana abantu ntago babizi nigeze mpanura igihe kimwe ndavuga ngo M23 ifite imbaraga yahawe n'Uwiteka yego ndavuga ngo ni kimwe n'u Rwanda Imana yatanze imbaraga ku Rwanda ku buryo abantu bibesha ku Rwanda ndakurahiye wakwibesha kingira ntabwo yasohoka uru rugamba n'Uwiteka ari kururwana nta mwana w'umuntu yarushobora uru rwa M23 yego n'Uwiteka uri kururwana n'Uwiteka uri kururwana rega Imana abantu benshi ntibazi ukuntu ikora none Imana kwitakwiyizira ngo irwana ubwayo ifite abakozi ifite abakozi kandi ifite abantu bayemerera ivuga bakumva urumva rero abantu nibatuze icyakora baje tubabwira ibanga baryakire baryizere nibwo bazabona uburuhukiro cyangwa se ubuhungiro niko nabivuga yego kuko gupinga ko nubundi
none ko nubundi wapinga ngo bizagende bite kutayibuza kuba ko ari gahunda y'Uwiteka cya kabiri nubundi usimba uvunika udupinge udutuke cyangwa ureke amaherezo y'inzira ni mu nzu nubundi bizabageraho kandi bicuze ati wabana ikibabaje ni kimwe nuko babonye bisohoye bazavuga ati iyo tumenya ntidupinge kandi iyo tumenya ntabwo ikiza umuntu iyo menya n'umuzungu yaramunaniye nta muntu yikontorora ijambo rivuga ngo iyo menya iyo menya ni ikintu kikugeraho utari bugikwepe atacu uri bugikoreho utari buhindure gahunda yaco ni ikintu kikugeraho ukavuga ngo kabaye aha nta kundi ndemeye ubwo rero byiza bakwemera hakiri kare kuko ibyo tubabwira tubifitiye amakuru yego aha bisho uvuze ku kintu cy'ubwoba ngo nyene icyubahiro se barundi ngahorana yego nabonye uyu munsi wa mugani yasubitse urugendo yagomba kuba yari afite mu gihugu cy'Ubufaransa urugendo rwose kugeza nubwo ngo bakimara kumenya ko yarusubitse ngo bagerageje kumubwira bati wo kabyarawe baramuhamagara bati urwo rugendo rusubika arabyanga nabonye ahubwo ngo hari ukuntu gashobora kuba arimo kujya gusura abaturage uyu munsi mu gihe afite urugendo ariko abantu bakavuga bati yatahuye amakuru ko hari kudeta yego arabyikeka cyane cyangwa se akaba wenda yabitekereza bati ningenda ntago nizeye ko batari buntere kudeta ntabwo yizeye ko yagaruka no kuvuga ngo ubwoba bwo ni bwinshi erega ibyo bakoze ntibibakundira gutuza no kwigirira icyizere kubera yuko Bibiliya iravuga ngo umunyakibi ahunga nta kimwirukanye ubwo rero ibyo bakoze byo byonyene imitima irabacira urubanza rero nta kibazo narusubike hanyuma uwo mutekano wicungire ariko nubundi ntacyo yahindura ku mugambi w'Imana icyo yanditse yaracyanditse ibigomba kuba bizabaho nta muntu numwe azahagarara imbere y'urugamba rw'Uwiteka mbabwije ukuri uru rugamba rufite ba nyirago rufite abazarutsinda abagwivangamwe bose ntibazarutsinda kandi ingabo zose zoherezwa muri Kongo zizashirirayo ndabarahiye kuko hariya n'Uwiteka ari kurwana Uwiteka ari gushaka kugera ku mugambi yateguye ari gushaka kugera ku cyo yateguye kandi icyo yagambiriye nta muntu numwe yagihindura biranditse muri Yesaya 14:24 uko yabigambiriye niko bizasohora kandi uko yabitekereje niko bizasohora uko yabigambiriye niko bizaba Yesaya 14:24 kintu Imana yagambiriye nta mwana w'umuntu yagihindura aho byanyura hose nihashaka hazi ingabo zimeze ziti ingabo zishigikiwe n'Uwiteka kandi ntizitsinda kubera ubwinshi no zitsinda kuko Imana iri mu ruhande rwazo no kuvuga ngo hari jambo nasomye rivuga ngo ese nabatsindisha kandi ari nje ushinzwe kubatsindanishiriza ayo namagambo yakanwa ko Uwiteka nuvuga ngo Imana itsindanishiriza bishaka igatsindisha bishaka Imana rero yagutsindishije nta wagutsindanishiriza kandi yagutsindanishirije nta n'uwagutsindisha niho rero iby'Imana bigoreye uwitsindishije ubwo nuko nushaka udana ingabo za Amerika uzana abo kwa Putin nabo kwande ntabwo mwatsinda reka ngo mufite ngo za drone ngo mufite ibikoresho bikaze ntabwo ingabo z'Uwiteka zinesha kubera ubwinshi bwazo oya zinesha kubera imbaraga Uwiteka yazitije izo nizo zizarwana ni Burundi nizo zizarwana ni Burundi izirafata Goma nizo zirafata n'u Burundi nukuri kw'Imana sinkubesha izafashe Goma niziri bufate Uvira nizo zirafata n'u Burundi ingabo z'Uwiteka nizo zizagera no muri Tanzania nizo zizagera no muri Uganda izo nizo Uwiteka rwose nyene zigaragara mu buryo bw'abantu ariko mu bundi buryo ntabwo ari abantu basanzwe nawe urebye n'ibyo bakora n'ukuntu barwana ibyo byose wakwibaza ati none bakoresha iki ni imiti n'uburozi ariko ni imbaraga z'Uwiteka yego reka tugaruka kuri iki kintu cy'uko neva aba yikanga izo kudeta yego ese koko hari amakudeta yaba arimo gutegurwa kugira ngo bamuhirike ntago zabura ariko umugambi w'Imana uzasohora ntabwo ari kudeta ntabwo ari kudeta nubwo bayitegura ntacyo yatanga kudeta yo nubwo ayikanga
kudeta ntacyo yatanga. Nuvuga ngo niyo bamutera kudeta ntabwo cyaba ari igisubizo. Ntabwo byafata rwose, nta nubwo ari uwo mugambi w'Uwiteka. Mu mugambi w'Uwiteka nta kudeta irimo. Nose ubwo niba baba bashaka kumutera kudeta none niba atari mwebwe mufite gahunda yo kumukura ku butegetsi. Nubona Uvira ifashwe uzamenye ngo n'Uburundi burafashwe. Oya reka da ntibikeke kudeta muri uyu mwanya. Oya ikudeta bayikeke Uvira nimara gufatwa nibwo hazaba kudeta. Yego nibwo igisubizo kizaba kibonetse. Nibwo kizaba kibonetse. Ubu ibyo bategura byose ntago byafata. Kwaba ari kwitera ibibazo cyangwa se ingorane. None se yagize umutera kudeta agahita kuri ingabo ze muri Kongo akumvikana na M23 bakareka. Nta nubwo byakunda. Kumvikana nta nubwo byakunda. Kubera iki bitakunda? Ntacyo bakora ngo bumvikane ntibyanashoboka. Reka nkubwire ikintu kimwe mpanura iki kintu. Sibyo? Kumvikana na M23 ntigishoboka. Kubera iki kidashoboka? No kumvikana n'u Rwanda nacyo ntigishoboka. Kubera iki bidashoboka se? None ntibabigerageje. Hari icyo batari bakoze, imishikirano ntiyabaye. None se prime ntiyagiye gushaka amakenga. None kuki bitakunze? Ngo ntibishobora gukunda kubera ko wa mugambi w'Imana utaburizwamo. Umugambi w'Imana nuko biraza kurangira igice Kongo yatwaye u Rwanda kigarutse ku Rwanda. Igice Uganda yatwaye u Rwanda kigomba kugaruka ku Rwanda. Igice Tanzania yatwaye Burundi kigomba kugaruka ku Burundi. Impamvu niyi nuko Uwiteka ashaka kugarura cya gicaniro cy'Uwiteka ku Rwanda n'u Burundi. Hanyuma bikora iki? Bikore icyo bita abarinzi b'inkike. Abarinzi b'inkike nabo nibo bashinzwe cya gicaniro. Hanyuma bibyare bwa bubyutse bibyare ikintu cyanditse muri Matayo 24 cyitwa ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzavugwa ku isi yose. Hanyuma ngo bibere ikimenyetso amahanga cyuko Yesu agiye kugaruka. Yesu ntazagaruka ubutumwa bwiza butaravugwa amahanga yose cyangwa isi yose. Hanyuma ubutumwa bwiza buzavugwa ku isi yose buzatwagwa nabande ku isi yose. Naba bantu bashinzwe iki gicaniro aribo barinzi b'inkike. Bari hehe? Bari muri ibi bice bitanu nkubwiye. Kongo, Tanzania, Uganda, Uburundi n'u Rwanda. Wabyumvishije? Yego. Bigomba gukora icyo bitaruko ntibikunda. Nta n'iyindi nzira nimwe yabaho bigomba kunyuramo. Nta yindi nzira. Ntayo. N'ubwumvikane ntibushoboka. Biraca mu ntambara y'Uwiteka. Nose ubu ngubu u Rwanda n'u Burundi ko bari mu mushyikirano kugira ngo barebe ko umupaka wakongera ukaba nyabagendwa nabyo ntago bizakunda. Ngaho babigerageze. Doraho nibereye. Kumvikana ntibiza. Erega no mu minsi ya mbere ntabwo uzi neza yuko bari basa nkaho bumvikanye bisa nkaho byagenze neza. Bumvikanye pe. N'imipaka baranayifungura kanya gatoya ntubyibuka. Ariko nyuma se byagenze bite? Abarundi sinzi ibyo biketse ku Rwanda. Bahita bongera barayifunga nta n'amezi abiri haciye. N'ubu niko bizagenda. N'ubu ntabwo byakunda. Ni bande rero bazatuma ubu bwumvikane buza? No kuvuga ngo abantu bazatuma ubwumvikane buza. Yego? Nubundi ni za ngabo z'Uwiteka twagumye tuvuga kuva kera abantu ntibabyumva. Yego. Abo bantu nibo bashinzwe kuko impamvu bigomba kunyura aho ngaho. Ntabwo Tanzania yasubiza kiriya gice yatwaye Burundi. Kubwumvikane, ku neza ntibikunda. Nta nubwo Kongo yasubiza u Rwanda aho yatwaye. Ku neza ntibishoboka. Na Uganda nuko. Bigomba kunyura mu mbaraga, mu ntambara. Nizangabo n'ubundi twakomeje tuvuga. Rero ninde uzashoza iyi ntambara? Kuko uyu munsi nta urasaba ngo ibice byatwawe ngo byongere byomekwe ku Rwanda cyangwa byomekwe ku Burundi. Ntabwo burega birimwe gusabwa. Ntago birinda guca mu gusabwa. Oya. Ntago nukuvuga ngo Uwiteka arimwe arakoresha imbaraga ze kuko abantu baranze kumva, abantu barananiranye. Uwiteka arimwe kubyikorera. Erega twarababwiye ngo Uwiteka aje kwikorera. Ntimumenye icyo tuvuze. Ubu nta bwumvikane bukenewe. Nubwo Burundi n'u Rwanda byakumvikana ntibizakunda. Sinda hariho umwuka ushobora uhari utuma badashobora guhuza. Kubera iki? Icyo Uwiteka ashaka. Wagize ngo byakunda biciye muri ubwo bwumvikane? Ntago byakunda. Ntago byakunda.
Uburundi bugafata igice bufite bukavuga ngo akira turagishubije u Rwanda cyangwa se Kongo ikavuga ngo akira aho twari twarabatwaye turahabashubiye ntago bishoboka nubwo baja mu mishikirano bakaje yarusha ntago byakunda na Tanzania yarekura igice cy'u Burundi reka ntago bishoboka asundi Tanzania igice yatwaye cy'u Burundi ni iki mbo harya giherereye ahagana hera barahita gute kandi narahageze ariko ndacibuka uko hitwa ni igice uciye hehe ngira ngo ubuciye muri za Makamba uciye Rumonge uciye muri za Makamba uciye muri za Rumonge Makamba donc niho hari umupaka wa Tanzania n'u Burundi ni muri biriya bice bahita gute mana yanjye narahibagiwe naho ramazi ni igice kinini cyane igice kinini cyane abatanzania banagikoreramo banagikoreramo kabisa nta barundi batuyeyo mbo abarundi bari hafi ariko nyine batuye donc aho Tanzania yashize umupaka nubundi hari Burundi nukuvuga ngo umupaka neza wa Tanzania n'u Burundi uri Burundi ntabwo uri muri Tanzania uri mu Burundi rwose niyo uhageze ngewe aho hantu narahatembereye baranyereka ati dore kera Burundi bwagarukira ahangaha nukuvuga ngo abatanzania baringiye cyane mu Burundi okay ukase kadutegereza izo ngabo zawe turebe ko hamugariza izaza kubohora ibyo bice tukareba niba hari icyo bizatanga bizagitanga rwose nta kintu kinanirana kuwiteka ibintu bigomba ikintu cyose kigomba gusubira kwa nyiracyo niyo gahunda uwiteka afite ibyeze rero byo mu gihugu uwiteka ari gutegura bizarya n'ubundi ababiteguriwe yego Bishop urakoze cyane ubwo ngubwo ku bw'ibyo ngibyo kadutegereza n'ubwo bwoba bw'i Burundi icyo burimo busura nubwo tubwira uti kudeta niyo yaba nta gisubizo cyaba kirimo n'ubundi oyo rwose ndamuhumurije nashaka reke kuyikanga n'ubwoba nibushire ahubwo natega ubwoba niyo yagiye gushoza muri Kongo iyo rwose aho ayitege kuko na Bibiliya kugira ngo abantu bemere ibyo tuvuga ko ari ukuri nibashake bafata ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo icyo umuntu abibazagisarura biriya yagiye gukora muri Kongo reka tuvuge ngo biriya yagiye kubiba biriya byo nitegeka agomba kubisarura biriya nta umva ingaruka zabyo naho yajya hehe zigomba kumukurikirana biriya bintu yakoze muri Kongo ntago bishobora kugenda ubusa ego ako se ntibyinjiriza igihugu amafaranga ntibyinjiriza igihugu amafaranga ntibamwishyura mbo baramwishyura ariko nibyo nyine agomba kugira none se uremerewe guhabwa amafaranga yo kuza kwica abaturage erega reka nkubwire iyo wishe umuntu Imana yaremye umurenganyije kuko bariya bari kurwanira muri Kongo bibyo bagwanira barabizi umugani uravuga ngo ababipfa n'ababisangiye ariko uyu muntu yagiye kubyinjiramo bitamureba uyu nguyu ntabwo Imana yabura kubimuhora kandi yategezwa kubyinjiramo n'ubundi kubera iki ntuzi ko Imana ariyo yanangiye n'umutima wa Farawo ngo akomeze akurikira abisirayeli kandi Imana imunangira umutima ngo akomeze bakurikire Imana ibizi ko atari bubashobore ni Burundi niko bimeze ubwo rero nta nicyo yari gukora ngo ntabyivangemwo ariko nyene urebye ni nk'Imana yamushutse nico gihanagiye kwakira ni Imana yamushutse ngo abyivangemo ni Imana yamushutse none Imana siyo yashukashutse n'ubundi Farawo ati bakurikire we ntubarekera aho ngaho bakurikire kandi Imana izi kwiri bubahere igihana inyuma yabo urumva Imana rero Imana abantu ntibakayitiranye Imana iteye ubwoba Imana igihe imaze kukuburira rimwe kabiri gatatu kane gatanu ukabyanga ikoherereza umwuka mushukanyi wo kugushuka kugira ngo ibone uko igufata neza yego niko Imana imeze donc rero gusa ngewe ikintu abantu nababwira nibayoboke uwo mwuka bayoboke uwo mwuka uri kuza gukorera muri aka karere wa Eliya niryo jwi bumva turi kubabwira bayoboke umwuka wa Eliya bayoboke gahunda zo kwitegura ubwo bubyutse
urumva abantu bazakira ubutumwa bugere kandi ku isi yose kugira ngo abantu bitegure kugaruka kwa Kristo Yesu. Rega Yesu ntazabura abamusanganira, Yesu ntazabura abamwakira, itorero byanze bikunze rigomba kuboneka. Kandi icyo nababwira nacyo, kubera ko amatorero nayo yiyitiriye izina ry'Uwiteka ariko atari amatorero. Urumva hari amatorero cyangwa se amadini, ariko hari itorero rimwe Uwiteka azi kandi areba akishimira. Iryo rero ni itorero Yesu yabwiye Petero ngo kuri wewe nzakubakaho itorero. Bibiliya iravuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazigera rishobora. Aya matorero yose ubona rero yafunzwe, sibyo? Amarembo y'ikuzimu yarayashoboye, ariko hari itorero amarembo y'ikuzimu atazashobora. Iryo torero rero niryo rigomba kugaruka, ari iry'umwimerere, rifite indangagaciro zaryo, rifite uko rikora, ridasuzugura, ridapinga, ryemera kumwe, ryizera kumwe, yego, ritarwanya bagenzi baryo. Ni ukuvuga ngo rizaba ari itorero mbega uko tubona Pentecote ya kera. Niryo torero rigiye kugaruka. Kera ADPR gitangira hari ububyutse, buriya bubyutse rero Imana irashaka ko bugaruka. Hanyuma rero tuzakomeza iki kintu cyitwa abarinzi b'inkike. Hanyuma nagiye mbabwira yuko Imana yanyise Eliya Maraki 3:23. Hanyuma mbabwira yuko umwuka wa Eliya uri kuri njyewe, kandi tugomba kuzayobora isi mu rwego rw'umwuka, yego, nkuko bamose bayoboye ubwoko bw'Abisirayeli. Hanyuma ubwo hari umusore yabihanuye, umuntu turaza kubaha nimero, umuntu azakenera kumenya ibi bintu tuvuga, tuzabaha ubutumwa buvuga kuri uyu mwuka wa Eliya. Uwo musore yabihanuye njyewe ataramenya, nanjye ntaramumenya, ariko kuko Imana ikora ikintu ifite umugambi kuri cyo, Imana yaje kuduhuza turamenyana. Yitwa Eric Ndabarasa. Birashoboka ko hari abantu badukurikiye bamaze kumva ubwo butumwa buvuga kuri uyu mwuka wa Eliya n'ububyutse n'ibindi, cyangwa se n'abarinzi b'inkike. Donc ibi bintu tuzakomeza tubibwira abantu, ariko by'umwihariko umuntu atabonye ubu butumwa turi kuvuga bwahanuwe na Eric Ndabarasa, baze gufata nimero tuza kubaha, hanyuma bazadusabe ubwo butumwa tububahe, babuhuze n'ibyo nahereye kera ngenda mvuga kuri iki kintu cha Eliya, bazasobanukirwa ibyo ari byo. Hanyuma nibumva rero bashaka kwinjira muri iki kintu cyitwa abarinzi b'inkike, umuntu wese ushaka kuba umurinzi w'inkike akumva yabigendamo neza, agakiranukira Uwiteka, agashiramwe imbaraga zose, ubwenge bwose n'umutima wose mu gukorera Uwiteka, aduhamagare. Yego, tanga nimero. Ni 078 58 yego 64 705 ku bari mu Rwanda. Ubwo iba kuri Whatsap. Abari mu Burundi cyangwa Kongo cyangwa Tanzania n'abandi bari mu bindi bihugu, Uganda, Kenya cyangwa se Zambia, Mozambique na za Malawi, donc Iburayi, Amerika n'ahandi, donc uhitugira akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 plus 250 78 58 64 705. niyo nimero mwatuboneraho, mushobora kutwandikira, mushobora no kuduhamagara, byose biremewe, ariko ntimutubipe. Kandi abantu batwandikira ama message dukomeze tubiseguraho. Tuba dufite abantu benshi batwandikira bari mu bihugu byose bigize isi. Tuba dufite abantu benshi n'imirimo myinshi itandukanye. Wewe watwandikiye tukaba tutarasoma ubutumwa bwawe ngo tugusubize, cyangwa se dusubize icyifuzo cyawe, cyangwa se wadusabye kugusengera tukaba tutaragusengera, nturambirwe, inkoni hira igihe. Tegereza isaha y'Uwiteka nigera, tuzasoma ubutumwa bwawe, tugusubize ku cyifuzo watanze, cyangwa tugufashe ku kintu icyo ari cyo cyose wifuza ko tugufasha, ndetse tunagusengere. Nturambirwe rero, ntitujya dusuzugura, turabakozi b'Imana. Donc mwihangane, kuko tuba dufite message nyinshi, tuba dufite ubutumwa bwinshi, tugenda tugabanya uko tubonye umwanya. Wewe tutarageraho rero tuzakugeraho, kuko abantu benshi bahora babitubwira ngo turasuzugura, kuki tudasoma ubutumwa, kuki tutabasubiza.
ntabwo ari twebwe inshuti yanjye, tuba dufite umwanya muto bitewe n'imirimo dufite, bitewe n'inshingano dufite. Turabakunda mu izina rya Yesu, nta mutima mubi, dukunda abantu b'Imana, dukunda abantu Imana yaremye, n'abaduhemukira ntitubitura inabi, turabakunda. Abanzi bacu turabakunda. Namwe mwandika muri komanteri mukadutuka mukatuvuga nabi, twagira tubamenyeshe ko tubakunda mu izina rya Kristo Yesu. Namwe muri biremwa, muri bibumbano by'intoki z'Uwiteka, ibyo mukora bitameze neza Uwiteka niwe azabibabaza, twebwe ntitubishinzwe. Muri uyu mwanya ntituraba abacamanza, ariko tuzicara ku ntebe ducire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Ayo n'amasezerano dufite, tuzaba abami n'abatambyi mu gihe kizaza, turacyategereje twese. Ariko nanone inshuti zacu zakadasohoka, ntabwo ari byiza kwandika muri komantere ukavuga nabi, ahubwo dutera intege, nibiba ngombwa unaduhugure aho twakosheje cyangwa se. Ariko nanone kandi nta muntu yakora ikintu cyashimisha abantu bose bagize isi. Ntacyo wakora ngo unezeze abantu bose. Buriya hari abakugayira kuri mugufi, hari ababigukundira kuri mugufi, hari abakugayira ko wabaye muremure cyane, hari n'ababigukundira, hari abagukundira kuri igikara cyangwa uri inzobe, hari n'abakubikwangira. Donc abantu ntibakunda bimwe, abantu ni ba nta munoza. Ntacyo wakora ngo ushimishe abantu bose batuye isi. Mujye mutwihanganira, nibura wigumiriza umunwa ibitameze neza, udusengere. Nibiba ngombwa kuduhugura, uduhugurane ubugwaneza. Gutukana ntabwo ari byiza, dukiranuke ku gato no ku kanini. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kadushimira n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom.